tubashimire mwese mukurikira kuri TV. Hanyuma muri aka kanya turi kumwe n'umusore Dani, umusore ukurikirana umuziki, umusore ukurikirana umuziki nyarwanda kandi akaba aba mu itangazamakuru y'abakiriya. Murakoze cyane. Amakuru meze neza. Iyo ubuzima bwifashe gute se ubona mu Rwanda ibintu biraryoshye? Ibintu biraryoshye cyane, kugenda utera imbere buriya bimeze neza nta kibazo muri kona zose. None umuziki mu Rwanda ni icyo kintu kituzindiye, urabona umuziki umeze gute? Umuziki umeze neza, cyambere birebera ku banyamuzika, uzi ibitaramo bitabira, uburyo byitabirwa, basohora indirimbo zimeze, kugira ngo nibyo bishobora kuzikurikira ku muziki ushobora kugenda neza. Hanyuma ubuzima bw'abantu baba mu muziki, abahanzi, abaririmbyi, abaproducer, aba DJ, ubona buri agenda buzamuka cyangwa n'ubundi ni kwa kundi? Uragenda buzamuka, imibereho iragenda ihinduka, ndetse na perception y'abanyarwanda iragenda ihinduka. Ujya kubona ukabona ibitaramo byitabiriwe, ukabona aba DJs bari kwiga umuziki, bafite ibindi bikoresho bishya, bafite innovation muri make. Navuga yuko on our pace, twe ku giti cyacu nk'abanyarwanda tuzi iyo tuva, tuzi n'iyo tugiye. Navuga ko twateye imbere, ntabwo natsinye kuba. Uravuga ko umuziki uri gutera imbere, hari ikintu kimaze iminsi kivugwaho cyitwa gushishura, akavuga ukumva umuhanzi yasohoye indirimbo kugira ngo iyi ndirimbo ni igishishwa, ugahita bacuranga indi kumva umuziki beat, kumva melody n'amagambo rimwe rimwe ugasanga birahuye. Kavuga ukwibaza se ni iki kibazo kiri kwitera? Kuko anda mubaye nk'urugero indirimbo yitwa Romeo na Juliet, hari indirimbo y'Tanzania bacuranga kumva melody beat ahantu hose ukumva ni kimwe. Andi ndirimbo yitwa ya Bruce Melody na Arioni nayo bavuga ko ari igishishwa, baravuga ngo iyi ndirimbo itatuza. Uribaza ni iki cyabaye mu muziki, kuki abantu bavuga ko bitagenda neza? Ahubwo urabona umuziki buriya ngiye ukuntu ngiye gufata nka muziki ni entertainment. Ikintu kimwe nakubwira ni uko iyo umuntu ashishuye indirimbo, nagira ngo mbabwire ngo gushishura biterwa n'uburyo abanyarwanda bo babifata. Umuntu ashobora kureba indirimbo akayikunda, ikanamwinspira kuba yakura indiye, tubibonera iyo yakunzwe. Burya haba harimo na innovation. Kubera iki yayishishuye? Wenda reka nkoresha imvugo yacu nubwo tumvikana neza mu matwi. Yayishishuye, ayikora innovation, harimo creativity yagiyemo. Ariko bitewe n'ukuntu yayikoze neza, akayizana akavuga ati indirimbo ni effect ya kanaka, ngira gutya ndabikora, dore kuko binayizanye, numva nta kibazo. Ariko ikibazo ni uko wenda uwo muhanzi aza akavuga ati niyo nahimbye, ndiyandikira, ndetse na reference nje navuga nakuye indirimbo. Ariko nakubwira ati indirimbo nayikora. So it's all about music, and that's also creativity, and it is being done now. No kuvuga ko kuri rwa ruhande umuntu aramutse ajya agafata indirimbo y'undi muntu, wenda ni Bruce Melody wagenda agafata ya Diamond, ni Amajide Black wagenda agafata ya Pitbull, akayikoresha nda akagira uko ayihindura, akavuga ati iyi ndirimbo ndayikoze, ariko bafana banjye, bakunzi umuziki banjye, mumenye yuko nayikoze nkurikije iyi ndirimbo ya Pitbull, ya Diamond, ya Chris Brown. Akamuhereza accreditation. Kuko icyambere turi kureba ni ibinezero by'umuziki. Nkuko nawe ushaka kuba umunyamuziki, hari abantu bakunze. Rero wenda tugendanye no muri ubwo rujyane, umuntu akunda umuntu cyangwa se akunda ibintu, agakora product nk'uko ukora kino kiganiro cy'abahanga. Umuntu akaba yagikunda, nawe akaba yakwigana, akaba yashikora. So rero icyambere no gutanga compliment ikintu kanaka umuntu yakoze, ariko nawe akerekana aho cyavuye yakishura. Ibyo bakoresha mu itangazamakuru ta accreditation ku umuntu waguhaye inkuru cyangwa se ukamugaragaza kuko ni igikorwa cye bwite. Reka tugushimire Dani, murakoze cyane. Ndizere ko ningutumira n'ikindi gihe kuri nzaza, kandi nzaza yawe TV subscribe. Mukore rero subscribe, tuzahita tuhagizaho n'ibindi biganiro byinshi. Hanyuma uyu byiza, ciao.